Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana Kim TV Hub. Imana ikomeza kubareba icyoroshye. Nizeye ko mumeze fresh, nizeye ko muri amahoro, natwe turashima Imana. Nkunda kubwira abantu uti mujye mukora cyane kandi musenge cyane. Niho hantu honyine Imana duhera buri kimwe cyose twifuza. Buriya Danika ngiye nkugira inama karabaye warereka ngiye nkura utangira kugira inama. Buriya nuzajya ugira nuzajya ukora ujye unasenga cyane. Ikibazo nakobaje nano nta kinsubiza nye nsenga iyihe Mana muri za zindi zose. Oya biratwi bigarura. Kim uzasenga iyo ushaka. Imana zose muri zira nakubwiye. Zose zikenerwa ko abantu bazubaha bazisenga. Wowe usenga iyihe nanye nzagukurikira nk'umushuti wanjye. Nkuko nsenga iyo nshaka nawe uzasenga iyihe nyine. Nsenga iyo nshaka yandemye. Nitugaruke kuri kiriya kiganiro. Wizera iyihe kariye yakuremye. Ibaze ko agaruye bya bintu wallahi. Bayida tukirira. Oya nagaru kwemera gato. Ahubwo nuko buri bwoko bw'abantu n'imico yabo jyana n'Imana bafite. Wizera iyihe wese wowe? Jewe se kwizera vuga wizera iyihe Mana nyine. Iyihe Mana muri za zindi se. Je nizera Imana y'Abanyarwanda. Nawe ntabwo mvuze ko nayise. None se ngende wo kwa Duduko. Ngende wo kurana ndo kwa Duduko. Kuri kunsetsa kandi nabyutse numva inkuru y'agahinda. Ndi kugusetsa nawe. Inkuru y'agahinda. Inshuti yanjye yapfushije umubyeyi. Rukundo Kristi. Kwisizi yapfushije umubyeyi ni. Bro ikintu bita kubura umubyeyi. Inshuti yanjye kubi kuva akivuze mpita njya mu ahandi hantu kuko nicyo kintu cya mbere hari kibabaza mu buzima. Buriya Kim noneho burari ibintu abantu batazi. Buriya Kwisizi na mama we abantu benshi abatari banabizi bashobora kugirana nka mukuru we mushiki we nyine bafitanye undi mubano wari wihari kubera ko iyo relationship yabo se bari bafitanye relationship bafitanye umubano Kwisizi na mama we bari bafitanye umubano wa mwana nyine umubye wa mubano gutereshya ariko kuvuga ngo nanjye na mama twabanye dutya bano abantu bose bari bamwegereye inshuti ze imiryango barabizi ko ubiciyemo muri gake se ubiciyemo muri gake wabonaga babana nka gute abasheri ishusho Kwisizi na mama we babanaga nk'abasheri ishusho kuri kw'Imana ubundi babana uretse ngo urugero rworoshye buri bundi ahantu turi mu Rwanda kenshi na kenshi uzabyumva abantu babikubwira ngo ntangira kariyeri abantu barandwanyije ntangira kariyeri imiryango ntiyabyumvaga dusa tumenyereye ko mu busanzwe iyo ugiye gutangira ikintu runaka especially umwuga mu bantu bambere baguhagarika bambere baguca intege bari umuryango sinzi nibo bizi bambere nambere naco kibazo abapeti benshi bo mu Rwanda duhura nacyo nayo ko ari inshuti ngezi guca abantu bambere baguca intege no mu muryango ngiye mu byo byose nagiye gutangira nta na rimwe umuryango wanjye wigeze ahubwo mu Banyarwanda rero bake bagize amahirwe ahubwo inshuti buriya rero mu Banyarwanda bake bagize amahirwe abandi bihera hehe wanze kwiga imibare wanze kwiga ibi bihera aho ngaho ari byo kwiga nanjye hari igihe uri kuva icyo kintu hari igihe bigeze kundabura arangira ati ibi bintu uri kujya kwiga biheraho nuvuga ngo wowe uri kwibona ukavuga ngo ngiye nabuye umuntu kuri gukura aho ujya mu bya kwicaza kubwira ati rero ubuzima nuko bumera ntabwo kuba narabaye amashanyarazi nawe uzaba amashanyarazi ushobora kuba wowe Ankoke ari kuguhamagara ni Ankoke ari kuguhamagara nyitabese ni Ankoke ndi gutekereza se Ankoke kamemuretse ni inshuti yanjye ariko kamemuretse turi mu kiganiro uri kubikira uri kukubwira ariko Kwisizi yagize amahirwe navuga urubyiruko rwinshi tutagize kugira umubyeyi ugushyigikira kugiro cyuko nyine yijandika mu bintu byawe mu nshuti zawe byageze ku kigero cyuko umuntu w'inshuti yose yakwisiza muhuza na nyina ko nyina yari afite umutima ananje uriya mubyeyi nyine ari umubyeyi w'abantu bose bazi uriya muryango kuva kera urumva kubera ko nawe asigaye arera abana mu gihe papa wabo yitabaga Imana papa wiwe nawe yaratabarutse umva rero baka kanya inshuti yanjye ni usigaranye inshingano zose ni usigaranye inshingano kabisa nshaka nihanganishe Kwisizi ndamyanganishe kandi amenye ko rwose umubyeyi nagagiye ahantu habi ndizera 100% ko rwose baka kanya tuvugana ari iburyo bw'Imana yasize indwara ya diabete niko bari kubivuga yaguye mu bitaro hano bya CHK no bya kaminuza ya Kigali hano byitwa CHK yaramaze yarwariyemo nuko mwihanganisha nk'umuvandimwe kandi akomeze akomere. Daniel Rema buriya rero nta kintu kibaho ubu ngubu uziko Kwisizi twagakwiye kumuba hafi
nta Cyane, kintu cyane, kibaho cyane. kuri iyi si iyo experience ngenda yifite nta kintu kibaho kuri iyi si iyi si Imana yiremeye nko kumva ijwi rikubwira cyangwa se kumva umuntu cyangwa se ukanabibona bakubwira ngo ntabwo uzigera wongera kubona mama wawe ukundi biragoranye nicyo kintu cya mbere kibaho kiryana kuri iyi si ndibuka na Bruce Melody apfusha umubyeyi yarageze mu myaka nakiti y'ubugimbi ariko we nawe ubwakubwira ko yari azi ko ngo nyine mama yarano yagiye ari bugaruke atari kuvuga ngo yagiye bihoraho umuntu nigeze njya gusura ari mu bitaro mva yari nijoro nca ahantu mu gashyamba ako gashyamba naragatinyaga byatanje kare karano munsi y'amashuri ukuntu gutya ndahaca mfukama ku giti mbwira Imana ati Mana uriya muntu mbonye ukuntu ameze ntago ari bubeho wambabariyeho kugira apfe nkagenda mu mwanya we ngumaho mpamara nk'isaha wenda nzi ngo ndibuze Imana yanyumvishe ndibuze gucaho iri burebe uburyo ibihindura ariko nyine iby'Imana biba ari iby'Imana itwara uwo yagombaga gutwara nyine oya niwe mutanga bugingo ni nawe mutwara bugingo ako ubu ndimo ndafiringa ukuntu Chris ameze ndimo ndabivuga ari heartbroken biteye ubwoba banyarwanda inshuti z'u Rwanda yewe namwe nyine nukumuba hafi muri iki gihe nukumuba hafi n'umuvandimwe wacu ni inshuti yacu ni umunyamuziki kandi mwiza ni umuhanzi unagezweho by the way byaba ari byiza muri iki gihe tumubaye hafi mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka reka tumwihanganishe kandi twifurize kabisa kandi umubyeyi tumwifurize uruko ridashira Imana imutuza heza oya ibyo byo ndabyizeje nta kundi nawe yihangane tuzamuba hafi ko dushoboye ubwo namushikiwe mutoya afite namushikiwe mutoya yitwa DJ Mugabekazi ndamuzi Mugabekazi yego ni mushikiwe mutoya banakorana ari nawe personal DJ we ni DJ Ngite na bore y'aka video meruka kubona bakoranye mu muhanda basubiramo indandirimbo Follow Me yaretse gusohora nawe ndizera ko bitamworoheye nawe n'inshuti yanjye Queen Mother wihangane kandi komere umuryango wa Kim TV Hub in general Dani Rurema Okim na Mr Renov Pekete uramubaza ati uyu ni Rene ati wapisha uyu ntago abashaka kumureba gutya face to face ahita akubwira aho ujya kumureba technicien uri inyuma y'ibi bintu byose bamuri kure aka kayobe mureba buriya ntago muzima busanzwe ndi inzobe aya Dani we nta kamera iba kwisi yakugira inzobe iyo ntago barayikora twiyanganisha umuryango wa Kwisizi tutarajya gutongana kandi karoki nta kamera yanjye inzobe no kuvuze oya ntago barayikora iyo baza Mpekete mu bwiruti nje yaramutse iyi kamera yikuyemo effect yashizemo zose nje ino kamera yitishya uko izuba ne emiti izuba na ndi kuri reflect izuba ryankubise uyu munsi yatari twika kara karenze hari video nye na Mpekete twabonye ahantu hari izuba ryinshi ni umuzungu n'umwirabura oya umuzungu yari afite uruhara akuyemo ingofero izuba riracana ryinshi ewana ari kumena amaso haje umwirabura ashaye urumuri ruba balanced wallahi ko zira great ya video nubari y'abarusiya ndumva barayibonye ni y'abarusiya ni yaba rero rura rumuri wabasha kurubalansinga neza rukaba nko kumanywa ya ngenza gufungisha ese hari umuntu baje bafungira nta muntu baje bafungira uko nzagutangira ikirego genza iyo ni harassment uri kumarasinga Dago arasiga yego Dani yes reka duhe abantu ikaze rero twinjire no mu kiganiro ndi kumwe na Kamauba kuda Dani w'urukara Dani w'igika Dani wirabura man Dani w'umukara Dani wirabura Rurema yego ako wihana reka nkubwire oki nitwa Rurema yego ibyo bindi bintu byose ushaka kongeraho tuzabipfa kudanabivuyemo sinkirya ntuzapfejo uri kumva Kamauba ntago ndayivamo Kamauba wapi kereka ni witukuza we ariko hari amavuta oya ntago bikemewe muri leta y'u Rwanda ntago bikemewe kwitukuza abo mbona bitukuje ayo mavuta nyine barayagufungira amavuta arimo chlorine yose turayagufungira yewe nawe n'umushuti wanjye twaherukanaga kera ari igikara ari n'umusani nambuka hano ndamubona naranyica nambuka hano ndamubona Isa niwe cyase kubita ya naguriye ari we ndamwegera nivugisha igishinwa navuga ati cinchwane abarantutse
none se ko ndikura ngo uheruka uri umwirabura usa na Dani none wabaye umushinwa wabaye Cyane, cinshwani cyane, Ubu nicyo koko kiri kuvuga nicyo kigezweho. cinshwani, nicyo uri kumpora ukiri naho ngaho reka nitereke mbanze ngayo umuntu wese uhindura uruhu uhindura uruhu n'ubutsutsu nyabuneka niba hari ubuturage bubaho mu isi ya rurema niba hari ubutsutsu uzi ubukino bita kuba umutsutsu izere rya naho utandukaniye oya ahubwo umuntu uturutse ibwera mvura umuntu uturutse ibwera nkori ibwera mvura hano mu mujyi hano ni mu mujyi nakibwera twivugire ibwera nkori umuntu uturutse ahitwa Ikaduha hirya aya ibweyeye akurusha ubunyamujyi Yesu Kristo wiburiye icyizere ku kigero cy'uko uhindura uruhu nta cyizere uba wifitiye turagara ko utigirira icyizere ubwo wowe yanga bingana iki guhindura uruhu se nese niba kuba urukara biba bimurambiye kuko biba bikurambiye cyangwa wiyanga niko akuri nabwo uba wumva ngo Renova nyita igikara bikambabaza ngo ubwo ndi igikara ibya bineraga wa muntu abambwira ngo yo ukima kwita urukara ngo ntago babara karabaye uvuze Renova buriya ku isi niwe muntu wanyuzwe n'uko areshya Renova ntago ari muremure kuri nge arabifiringa ariko indeshyo ndayikunda cyane buri yungu tujye tumwohereza kuri misho zo guca abantu mu maguru yibaguruka baca mu maguru ajya byirukanka cyane kera yigeze kujya kuzerera yisanga i Nyamirambo inyuma ya Cosmos avuye sinzi ahantu yari avuye ubwo ngubwo yabaga igikondo agomba gutaha igikondo Dani niba hari umunsi mubi Pekete yagize mu buzima bwe ni ukuva i Nyamirambo inyuma ya Cosmos asubira igikondo noneho biri ibyo byamugize kuko yaragenda ndi kugira ngo ubwire aho bugufi bwaturutse yaragendaga akisanga za Ruyenzi zingo ari kugiye igikondo akagaruka aho yarari akongera akagenda akisanga za Nyabarongo akongera akagaruka aho yarari avuga ati akibaza naciye kugira ngire hano uzi ikintu cyaje kuburokora yaje kwigira inama abwira umumotari ati ngeza hano ajya kuri moto yicara kuri moto bamugeza aho yabwiye umumotari yishyuye ate bamukubise inkoni banze izo nkoni nyinshi yakubiswe mu buzima izo nkoni nyinshi yakubiswe rero ufite inkuru nk'iyanjye kabisa yego Dani nakaba gaciyemo reka twinjire mu kiganiro yego cy'uyu munsi ase okay komana nta ntege ufite wabaye oya intege kuzibura ngiye iki uzi ko niyo naba ndwaye ndembye yego ukantungira ahantu ndi bukura amafaranga ntayibye yego ntayibye wayabeshya n'ubundi n'abandi barabeshya vuga ko utariyiba rwose ibyo ni ibintu bisanzwe oya kwibana ari ugira umwere rwose uvuga ko kwibana ari ibyo nigeze kwiba igihumbi bankubita igihumbi n'uburiba reba uko usuvuge kutiba mbwira tuguteretse hari tugahamagara polisi tukavuga tuti Dani Rurema Okimu na Renova bibye urebe bahagutambikana n'amasegonda oya bakavuga ngo mukuremo umuntu umwe yari wibye mukuremo umuntu wibye wowe kabaga kubaye rije bajyana umuntu noneho wagize ibyago ugira inkovu babahungu bagushakagaho ubuzima dore inkovu z'amateka kabaga kubayeho aba bagiye nabo barandizayiningi babyita kukurema baranyiremeye pe agasouvenir ubundi ako ntabwo wazakira imana ihora ihoze buretse ihora ihoze ntabwo ihora mana ihora ihoze imana irahora se ihora ihoze siko buriya numvaga ari ihora ihoze ariko ko ufite umujinya mwinshi wabaye iki nyine ko ufite uburakari mwana naje gusanga imana irahora iyo ubaye intama ibirura bikurya shage nde none se yego reka twinjire mu kiganiro Dani nibyo tuba tubanje kumena habiri tuba tugomba no kuganiraho gake tukanaba no gusuza abantu rega bakumva ko tukabaha n'ikazi reka twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi uyu munsi twicaye hano tugiye kuvuga ku muntu tugiye kumutarama oya ntabwo ari ukumutarama kuko tuvuga ibyo baduhaye kuvuga ubwo reka tumutaramire tugiye kuvuga ku mugabo bita fata ku mavuta Sengabo Jean Bosco fata ku mabyeri fata ku mavuta inshuti yacu cyane umunyamakuru by the way umunyamakuru inshuti yanjye wani inshuti yacu umuji wacu yego muri make uyu mugabo ngo nifata ku mavuta nta kindi kirenze tugiye kumuvugaho
tugiye kuganira ku gituma ari aho ari ubu ngubu n'uburyo byagenze. Iyi nkuru biraza kuba byiza kuyikurekera akaba ariho wiyinyinjizamo. Turi kuwa gatanu yego ku itariki 16 z'ukwezi kwa kangahe zo kwa gatanu ka gatandatu bandi inyuma mu bintu byose. ukwezi kwitwa Kamena. Uri kubisobanukirwa? 2025 uyu munsi nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruherereye hano Nyamirambo rwakatiye Sengabo Jean Bosco alias Fata ku mavuta, uzwi nka Fata ku mavuta, igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 1,300,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ahamywa ibihe byaha. Nukuvuga ngo Fata ku mavuta yego yakurikiranweho ibyaha bigera mu byaha 5. Yego yakurikiranwaho icyaha cy'ivangura, yego gutukana mu ruhame, gukangisha, gusebanya, kunywa ibiyobyabwenge, gutangaza ibihuha. Yahamwe n'ibihe babwira ibyamuhamye. Muri ibi byaha yahamwe n'ibyaha 3. Yego mu byaha 5 yarakurikiranweho yahamwe n'ibyaha 3. Mu byaha 3 yahamwe harimo gukangisha, gusebanya, kunywa ibiyobyabwenge no gutangaza ibihuha. Ibyaha nibyo byamuhamye, bamukatira imyaka 5. Yakatiwe 5 ahabwa imbabazi, agabanyirizwa igihano. Ahabwa imbabazi nande? N'urukiko. Nukuvuga ngo sinzi niba nabyita imbabazi ariko yagabanyirijwe ibihano. Yabigabanyirijwe cyangwa yabisubikiwe? Yabihagabanyirijwe ibihano. Basomye bati tumukatiye imyaka 5 ariko tuyigize 2. Cyangwa basomye bati tumukatiye 5 ariko dusubitse 3. Ndashaka kumva terime yakoresheje. Fata ku mavuta yakatiwe imyaka 5 agabanyirizwa ibihano, iba imyaka 2 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni n'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Bavuze ko azishyurwa nde amafaranga aho yishyurwa ihazabu buriyo bayivuze sinjya amenya ngo ijyaye. Nabangiye kukubeshya rwose ubwo bumenyi ntabwo. None ko nta kirego cy'imbura tubwizanye ukuri. Duhere kuri The Ben. Nanyinjije neza tureke no kubinyura ku. Ariko igabanyirizwa ry'imyaka ryabayeho ryatewe n'ibaruwa z'imbabazi yahawe. Ibaruwa zanditswe zoherezwa mu rukiko. Zanditswe nande? Harimo iya The Ben, harimo ibaruwa ya Bahati Makaca nayo yanditswe. Sizo ngira ngo se mu byaha ubushinjacyaha bwavugaga ko yibasiye Meddy Ngabo Medal, Bahati Makaca, The Ben na Muyoboke. Abantu 4 ubushinjacyaha bwabanje kuvuga igihe bwaregeraga ikirego cya Fata ku mavuta urukiko. Bavugaga ko uretse kwibasira Meddy bavuga ko ngakubitwa n'umugore, yibasiye Bahati Makaca avuga ko yashatse umudiaspora umukene kandi mubi ndegukotinga. Yego. Ibasira Muyoboke avuga uburyo ngo yashwanishije amagrupe y'abahanzi, yibye bamwe, ibyo bintu nk'ibyo. Bavuga ko nanone ubushinjacyaha buvuga ngo yibasiye The Ben kuko avuga ngo ubukwe ngo buzazama akavuyo, avuga nyine utuntu two atanga prediction yuko ubukwe buzagenda. None abantu bavugaga banditse amabaruwa ni bangahe banditse amabaruwa babari Fata ku mavuta? Mwese mwaje kuri kigo matubwiraga ngo hari imbabazi zatanzwe, ni bangahe bamuhaye imbabazi? Hagarutswe ku mabaruwa 2. Yego. Hari iya The Ben. Yego. Bagaruka no kwibaruwa ya Bahati Makaca. Yego. Nayo mabaruwa yagarutswe. Hari n'ibaruwa rero ya Muyoboke. Sinzi impamvu abantu batamenye ko Muyoboke ari nawe muntu wa mbere wabanje kubabarira Fata ku mavuta. Muyoboke burya nayo yaranditse. Ni nawe muntu wa mbere wabanje kubabarira Fata ku mavuta. Uri kubisobanukira? Yewe. Umunsi rero nibwo bamwe bavugaga ngo izo mbabazi turi kuvuga nimvuga ikinyarwanda nshaka gukoresha abanyarwanda ntibabyumve nabi. Ariko ikinyarwanda nurwo rurimi rwacu. Oya hari igihe mvuga ikinyarwanda abanyarwanda nkumva ntabwo bari kucyakira neza nyine uko bishaka ko bacyakira. Ntabwo bizagukundira ko ikintu cyose uvuze uzaremamo umuntu kucyakira neza atabishaka. Wowe ukivuga uko kiri umuntu burya cyumva uko ashaka. Yego. Akabyakira uko ari urakoze cyane. Umva rero cyo ndi kuvuga. Igihano cya Fata ku mavuta mvugishije kuri kw'Imana nk'umunyamakuru mugenzi we ntabwo cyantunguye. Icya kabiri ntabwo cyambabaje.
ubwo kuba kitagutunguye no kuba kitakubabaje ubwo babitewe n'iki? impamvu uvuga ko kitambabaje okay ni abantu bake nongere ngusubiriremo bake batanga ibirego bakisubiraho batanga ibirego bakisubiraho Sezi buri kubyo yego ni abantu bake ubyuka mu gitondo agafata imodoka yagashyiramo essence akajya ku rwego rushinzwe aryo bwo ribu mu kinyarwanda niki ubugenzacyaha urwego rushinzwe ubugenzacyaha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha akakurega akavuga ngo kimu berebe mu mute bigene bityo byo byose yarangiza yabona bagutayemo akagusabira imbabazi n'abantu bake ariho bagiye kuvuga ngo bagutemo akagaruka inyuma akagusabira imbabazi bake uki senze uri kubyo ariko hari ikintu njya nibaza kuri icyo kintu ndakumva iyo ugiye nk'uko ubivuze ukavuga ati uyu muntu ni mu mutemo yego nyuma y'iminsi runaka ugatanga ibimenyetso bigaragaza ko yagukoreye icyaha yego nyuma y'iminsi runaka ugasubira hahana ati wa muntu ni mu mubabarire yego niki kiba cyabaye ku buryo ugituma ufata umwanzuro ujya kuvuga ngo uwo muntu ni mu mubabarire naramubabariye icyo kintu kiba cyabaye ni kuki kitaza mbere y'uko ujya kuvuga ngo mutemu uyu muntu ariko Kim ibyo bintu si ibintu umenyereye mu Rwanda ni bangahe muri twe uretse no kuvuga ngo abanyamakuru n'abandi bari bo bose ni bangahe tutishyira hejuru mbere yuko yabarikanda ni bangahe uwo mubare byangora kuwubona no tuvuga ubuzima tubayeho tureka no kuvuga ngo miliyoni 3 ngo miliyoni 5 ni bangahe ugira ngo batarakandwa niyo navuze uri kumva batarakandwa karakana ngo bumve uburyo karyana ni bangahe ugira ngo barekeraho kwishyira hejuru ni nayo mpamvu nkubwira ngo na Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda iravuga iti mutubabarire mushyira imbaraga mu kintu cyitwa ubwunzi ubwunzi kunga abantu yego kubera ko tumaze kugira ikibazo cy'uko gereza z'u Rwanda zuzuye 140%. Impamvu rero ngiye gusobanura impamvu bitanunguye ni yihe biragayitse nongere ngusubiremo biragayitse sizo uri kubyumva biragayitse kubona abantu biyunze abantu bicaye bakavuga ati damage zabayeho tuzikuyeho cyase damage zabayeho twasanze zitaragize nyine igikomere mwadutuye twasanze kitarageze kure twicaye turagana nk'abantu bakuru turababarirana si umuntu wishe undi si umuntu wibye undi sizo uri kubyumva si umuntu nyine si umuntu wakoze cyaha byaha twita ibyaha biri muri dogere ya mbere ibyaha biremereye sizo uri kubyumva uwo muntu yiyunze n'abantu urenzeho uri kubyumva icyo kintu urenzeho nongera ngusubiriremo urenzeho kuba ari we muntu ujya gufunga icyo nicyo gituma uyu munsi tunengwa kuba gereza zacu zuzuye 140%. Zaruzuye 100 turongera turenzeho 40% kandi turacyakomeza zarenze percentage ikigero fatizo izo ni raporo ubwabo bikorera sizi biri kubyuka 100% turujuje niba gereza agomba kwakira abantu 100,000 gereza iri kwakira abantu 200,000 ubwo urumva biri bugende bite murara mumeze ngo urumva umwanya w'umuntu uraryamwa mw'abantu babiri cyo ndiko gusobanura ko gereza igira bije habwa bivuze ngo twe turohereza bije abantu 100,000 niba ari 200 ngo turayikatamo kabiri bivuze ngo bari kurya urushyi rwuzuye impungure urarya igice cy'urushyi uri kubisobanukira urushyi cyo kiganza urushyi tuvuga urushyi kiganza nta ribi ariko tuvuga nyine ubundi shirwa ibishyimbo sinza abantu nta kibazo ikiganza kugira abantu babyumve kurushaho icyo ndi kuvuga impamvu bitanungwe nuko ibyo bintu twabigize umuco kandi ntago ari byo mwana nukuri kwima ibaze bigera ahantu abantu bari mu butabera ejo bundi yaherutse kuba inama ndumva ari y'abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu ni inama yaguye n'abacamanza in general ibaze minisitiri kugira akavuga mutubabarire mwongera imbaraga mu kintu cyitwa ubwunzi niba abantu bicaye bagasanga bakwiye kwiyunga ikibazo bagikemuye turende tujyana umuntu muri gereza ngo bigende bite The Ben yababare ifata kumufata sivuga ko fata kumufata atakoze ikosa sizi biri kubyumva n'ibyaha birimo kuko izo nzego zose zaricaye zisanga harimo ibyaha nibyo ariko sika abantu ubwabo biyunze ubushinjacyaha ubu bwabuza abantu bwabuza abanyabyaha dufite kurubangana umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yaravuze ngo 2023 2024 rura miliyari 5 zaburi birengero zakoreshejwe nabi misused 5 fucking billion miliyari 5 zingana
ni amafaranga menshi cyane menshi sinzi buri kubyumva yewe mwagiye kudushakira abo bantu mukirwamo batumurikira mwagiye nyine mujya aho hantu hari abo bantu kuko bari ku mutungo wa rubanda bari abo bantu sinzi uri kubyumva ariko niba tugize imana wa muntu wakoze icyaha wakoze ikosa icyaha kitanaremereye urumva urugero rworoshye tubwizanye ukuri aka kanya ndamutse nkubise umugore wanjye nkamumena ijisho ejo nkamuca ugutwi nyine nkamuhemukira yego iyo mbabariye kenshi na kenshi byitwa ko ashobora kuba yarahuye n'ihungabana ibyo birashoboka ihungabana ryo kukubabarira yego hari igihe umuntu agira ihungabana bitewe n'urwego agutinyaho birashoboka cyane hari igihe warateye umuntu ubwoberega mwana ntusore abantu ujya bumva bavuga ngo umuntu yamwanze akiyahura ntaheruka se hano haruguru bituruka he bituruka ku ihungabana nicyo ndi kukubwira umuntu ashobora kugira ihungabana ibyo birumvikana cyane ko abajemo no gukubita no gukomeretsa ariko umuntu yatangaje amakuru y'ibihuha we yatangajeho baricaye bariyunze uwo muntu koko ni ukwiye kujya kurya impungure kandi yanayavuguruzwa yajya no kuvuguruza akagenda akavuga ati natangaje amakuru y'ibihuha dore ay'ukuri nayo cyangwa se mo kimwe niba tutanamufunga seze uri kubyumva urumva ki niba tutanamufunga fata ku mavuta ntabwo uvuga ko ibyaha atabikoze yarabikoze urwego rurabibona urukiko rurabibona ruranabimuhamije uyu munsi koko rwabimuhamije aravuga ati turagukatiye sava uriya muntu tumufashije twambwira ati fata ku mavuta uzajya ukubura umuhanda uva mu mujyi ugera igikondo tukatiye amasaha y'ibihumbi 5 cyangwa tukatiye amasaha y'ibihumbi 50 uri kubara amasaha y'ibihumbi 50 gabanya n'amasaha 24 y'umunsi wumva iminsi irimo sibyo ajya mu kazi akomeza imirimo atunga umuryango ariko byibuze agira icyo gihano akora nyine kitari ukujya gereza kitari ugufunga ariko nane kuri ndani impamvu kitambabaje bahungu bamwifurizaga imyaka 9 ntago ari beza pe shenda cyane bari seriye imyaka 9 ngabera urugero abandi mufata ku mavuta tumukatira imyaka 9 abera urugero abandi nyabona imyaka 2 fata ku mavuta umwaka agiye kumaramo tugendeye ku gihe umwaka uzashira mu fata ku mavuta yataye muri yombi tariki 18 ukwakira 2024 ukwakira n'ukwezi kwa 10 abongereza barica baravuga ngo tukwiso October October abafaransa babyita October ni ukuvuga ati ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 2025 umwaka uzaba wifuza uzaburangiye sezwe ko byumva ikindi cya kabiri amakuru nagwa y'ingenzi rwose ameze neza akeye aturuka ku ntumwa nuko fata ku mavuta mu bantu bari kwitwara neza muri gereza n'uwa mbere muri gereza nkuru ya Nyarugenge mwigororero nako rikuru rya Nyarugenge n'uwa mbere ari mu bambere mwibarurwa ryakozwe nande nanjye nta gushinzwe kubarura muri mwigororero rya Nyarugenge bivuze ko utagikora kuko umujyi wa Kigali unoza kuba ijisho ry'abandi ijisho rya mugenzi ijisho ry'abandi ijisho rya mugenzi ry'abandi utabyumva yihangane yego urukumva utabyumva yihangane ariya ninde ugivuga inkuru guri utabyumva ngigo rigota ari ni jihad ewe rigota ewe utabyumva rero ko ndi ijisho ry'abandi yihangane abyigumane rose namufashe iki icyo ndi kukubwira nuko birashoboka 100% ko fata ku mavuta igihe ari yakatiwe cy'imyaka 2 n'amezi 6 ndakubwiza ukuri kw'Imana ashobora no gusubikirwa igihe runaka pe nongere mare ni mungenge abantu bari bafite ubwoba ko umuryango wafata ku mavuta ubayeho nabi mu gihe adahari fasha hano nkubwira amakuru y'ingenzi fasha nkubwira amakuru y'ingenzi hari abantu bishize hamwe rwose b'abanyarwanda bara nibwo bwita ubunyarwanda baravuga bati no muryango ugomba kubaho igihe cyose fata ku mavuta ataragaruka abo ni bande abo bagira neza buri kwezi umuryango wafata ku mavuta ugira akantu wakira baho abo bagira neza ni bande baho wamfura bavuga tujye tubashimira reka nshimira abagira neza mere kumugira neza wa mbere witwa Karomba Gaël uri imfura Coach Gaël yego na timu ye yose ubwo ni timu iriya timu yose timu yitwa 155 mbakuri ingofero yangofero ngege mbakuri ingofero yangofero yawe ni naricaye ndatohoza nsanga ukuri kw'Imana bari abagabo b'imfura z'i Rwanda baricara bakavuga bati no muryango ntago ugomba kubaho nabi
bakura iriya ngofero mbona wambaye iriya ngofero ni nziza ko bakura iyi ngofero mbi ntibihangane ariko ni imfura ni imfura none se rega ihene irishiriza mukise ni mu burebure ntago yaharenga mu burebure bw'umugozi wiziritse ntago yaharenga urumva kandi ntago najya gusoroma ibinsumba nyabona Imana ihwe umugisha ititangiriye itama nongere bisubiremo bari abagabo n'abanyarwanda ni kuri kw'Imana geri duhura nzabagurira icupa kuri kw'Imana naricaye ndatohoza ndareba ndatsanga burya ndavuga nti kora hano vuga ngo coach Gaye na team ye yose baricaye baravuga bati fata ku mavuta umuryango we niba agiye muri gereza yari umugabo mu rugo yari umutu yari afite abana biga yari afite umuryango atunze abana barya nyine ni umugabo n'umutware w'urugo katumubera hatari ubu n'abana ku ishuri nta kibazo na kimwe ibyo we biveho bagira batya agasheke bakabona delivery raje ati mwakira agasheke arasaze wowe bakajya kubarisha ndakubwiye umuryango ubayeho wa mugabo n'umwana mwiza nta ubuya ntago ari umwana ni umuntu mwiza yego ni umunyarwanda rega buri bundi bwo munyarwanda nta munyarwanda ureberera mugenzi w'umuryango upfa hari nyabuna ibyo bintu mwabivanye he mwuka ibyo bintu mubivana he ibyo bintu mubikura Okimu niba adahari Okimu mu bushobozi bwose naba mfite ntago iwanyu bapfa mpari narapfuye mpari bayabivuze ngo burya nge nawe cyari ikinyoma kigendera cyambaye ubusa njewe umuryango wanyu uramutse ubayeho nabi uburi byo kurya uhari twara inshuti byarutwa nitube twarabaye inshuti oya nyoko ni mama ntago byakunda ibyo bintu Abanyarwanda bwabukirimo icyo rero nicyo nkubwira Abanyarwanda barice baravuga bati reka dukora icyo ubunyarwanda budutegeka icyo kanyarwanda yahangiye u Rwanda batu n'umuryango ukwiye kubaho neza tuvuga ngo rero bivuze ngo fata ku mavuta ahari rwose nashyira agatima hamwe umuryango uratuje umerewe neza yego ntago wishimye ko umugabo adahari ariko yego imbabazi yarazihawe umuryango ubayeho neza bivuze ngo igihe icyo ari cyo cyose azaza ntago azahera kuri zero ikindi cya kabiri yaranakijijwe Divantiste umunsi wa karindwi byo kwakira agakiza cyane jya gusenga na kabibiri ya buri wa gatandatu ku isabato oya hari ahantu burango habaye udasenga cyaba ari ikibazo gikomeye abandi bishwe na za makuruci mbabarira makuruci harya ni ibiki uzabaze ngo Jay yanyweye ibiki mbere ukajya kwa muganga uzabaza babisangiye nabo babaye impumyi uko bangana ibintu murimo murabizi makuruci uzi cyari cyo ni kinywaji cyahari ahantu barivangira abahungu ibaze bori tumubimumye gusoma kuri boro ukabimumye iyo boro yica imisemburo y'ijisho ugahuma ntago ari n'imisemburo imitsi igacika ukabimumye none se ntabwo uzi ko wa muhungu wajyanye kwa muganga wasangiye na Jay karakana ntabwo uzi ko yabaye impumyi burundu impumyi yagiye kwa muganga yahumye bandi imiti birahagarara bro ngo muri gereza ngo abantu bose barasenga ayo makuru cyo bumva ari hatari nibyo bababwira uzabaza umuntu wese wanyuze muri gereza nkuru ya Nyarugenge maze ijambo ngo makuruci niki Jay yaranabiririmbye mu ndirimbo yitwa umusaraba wa Joshua yakoranye na Mariba aririmba agira gute yinywera makuruci zakumvemo ako kantu ntago ndi umuririmbyi ntago nzi kuririmba ngiye mvuga amagambo yavuze ibintu byanjye byo kuririmba ntago mbyikoze uriko icyo ari kugusobanura n'ukuri kw'Imana icyo rero nakubwiraga fata ku mavuta ntago byantunguye ariko byanambabaje on the other side ntago tuzafata umuntu wibye inkoko ngo tumujyane tumufungane na kazungu wishabana kanabarya 10 sibyo ntago nyine birageze nkuko minisitiri w'ubutabera w'u Rwanda hora bisubiramo buri munsi ibaze ko byageze ahantu minisiteri y'ubutabera y'u Rwanda buri karere gahabunze kugira ngo ibibazo bibanza bikemukire mu bunzi kuko gereza ziruzuye ntago dukeneye ntago umuntu wese azajya muri gereza uriko bisobanukira umuntu ngo yibye kamera ya miliyoni ngo mumujyane ngo muri gereza my friend bakamufunga tu reka uwo muntu reka tunabwizanye ukuri umuhaye aho kuryamaho ubuntu ari kurya imisoro yanjye ari kurya ibiryo by'ubuntu televiziyo ntago urumuriro ibi ahubwo se urgira ntiharabyishimira ku buryo banahora barakubwira hari abo tujya tuganira da ngira ati ngiye harani mu rugo afumaze gufungwaho nk'inshuro nk'eshanu
akumva ni ibintu bisanzwe, akumva yagiye yatagiyeyo byose. hari abatagiye. None se ni abantu bangaho uzi bava iwabo bagasubirayo ndabazi kubera iki se? Kubera iki basigaye barekura tukikanga kandi mbere bararekuraga tukavuga tuti umuntu yahindutse? Barasaza, bamurekura tukagira ubwoba. Gereza ntago ari umunyafu. Nidufunga abantu kuko bakoze ibintu bigaragara. Abantu kwe kuvanwa muri societe. Ni kazungu wariye umuntu yatangiye kurya undi, bivuze ngo azajya azayihagarika hano ku muhanda nisohokera muri iyi hoteli ahita mfata njye ku ijosi bu vampire. Uri kumva icyo kintu? Uwo muntu akwiye kuvanwa muri societe. Umuntu watangiye kwica abantu akajya bambura amafaranga, uwo muntu uretse ahubwo no gufungwa ngemba numva bakamumanitse nk'akantu k'akagozi bakamurasira nko ku karubanda cyangwa nta igihano cy'urupfu ntacyo tugira mu Rwanda. Birababaje rero kuba tutakigira. Ntabwo babonye kidakwiye kubaho. Bayabikikwiye kubaho. Amerika itubwira ngo tugikureho. Amerika hari states nyinshi zigifite igihano cy'urupfu, bakigutera inshinge bakagutera bakakwicisha amashanyarazi. Igihano cy'urupfu gikwiye kubaho. Uko ibihugu byose uzi biteye imbere mu isi birakigira. Ubushinwa, Amerika, ibihugu twavuga muvuga tugenderaho. Ntabwo igihano cy'urupfu ari cyo kubaho kuko aha ni ikoranabuhanga riri kugera. Ntabwo ariko kuba ibyo bihugu bigifite bisobanuye ko natwe tugomba kukigira kandi tubona ko atari ngombwa. Birakwiye kuko ibyaha abanyabyaha bakora. Nose umuntu wishe umushinwa wishe mugenzi we atandukanye n'umunyarwanda wishe mugenzi we. Bose ni ikiremwa muntu. Nabicanye. Yavushije umuntu ubuzima. Ubundi bigomba kumera nk'inyamaswa. Inyamaswa bura nk'intare. Hari ibintu twakoze kera bajya batubwira ngo muri Afrika ngiyo inyamaswa y'agasozi, impyisi, ingwe, intare, igisamagwe, iyo bitestinze umuntu biriyo umuntu bahita babyica. Uzi impamvu? Nuko abantu kubera ko turi birya byose tugira utuvitamine turyohera ziriya nyamaswa. Rero ikirya umuntu nta kindi kintu ushobora kongera kugira. Kuko ubundi mu busanzwe ujya hariya mu Kagera intare irakubona ikigenda, ntago intare ibona umuntu nka play nyine nk'umuhigo. Sizbiri kubyumva mu busanzwe naturally ntago imona nk'umuhigo. Ariko once yari y'umuntu gati gatesting bahita bayica. Ubwo biba byatewe n'iki kugira bayica? Biba birangiye ntago yazongera kugira ikindi kintu irya. Ibigomba guhita itangira guhiga abantu permanently. Ubwo ihitira ko ibyaha higaga ikajya yototera abantu. Umuntu araryoshye. Umuntu araryoshye wamuriye. Ndavuga aryohera inyamaswa kubera amavitamine n'ibiki twifitemo n'ibyo turya kameme. Uko urumva turya umunyu twebwe. Araho rebo kabona babi. Oya fata urugero rwo turya umunyu. Nose warya inyama zitarimo umunyu. Nazirya nawe ubuze. Nawe ubuze nazirya. You get the sense? Wawuze. Rero twebwe kubera ko natwe tubarizwa mu cyiciro turabaye munivore ariko turi na ba carnivore ko turya inyama. Rero ni narirya inyama. Ngayibaza akanyama karimo umunyu, karimo ka gikokoro. Nagasenda. Nya baba. Uruvuga urugero urumva fata urugero. Bya bidari. Bavuga ikidari. Cya kidari cyawe. Cya kidari kihene. Ariko nzabatamo muri iyi minsi be mubyihoreye. Ikintu bita ikidari. Ngomba kubica zara nka kibicisha. Ibaze ndi kumusobanurira. Classe yitwa carnivore y'inyamaswa zirya inyama natwe tubarizwamo ko natwe turya inyama. Rero warya inyama itarimo umunyu. Kireka wawubuze. Ariko rero iyo karimo umunyu gasizeho gutya. Reba rero nare yari yakanyama karimo umunyu. Ifite ari top predator. Top predator. Omba makaritasi. Ngo wagendanye n'insenda mu mufuka nazigahekenyeho gake. Uri kumva icyo ariko kubwira? Yego. Rero bimeze nk'ibyo byo twavuga by'igihano cy'urupfu. Hari ibyaha ndengakamere. Uri kusobanukirwa? Ndengakamere. Yego. Nibyo rero ndi kuvuga ni fata ku mavuta simbiyakana habe na gato. Ndi no mu bantu ba mbere tugikorana ku isibo ninge muntu wa mbere ndi mu bantu ba mbere rwose babigana bamwe ati hano uri kurenga umurongo ntago ari byo. Izi ni personal attacks twarabiganiraho. Sizbiri kubyumva. Yego. Ariko ntago yakoze ibyaha byo kujya gufungirwa kame munono yahawe imbabazi. Usibye ko tukiri naho ngaho reka manze nshimira abantu pe. N'ubutwari reka nkubwire n'ubutwari. N'ubutwari kubona umuntu yagukora ikintu twita icyaha ukaba ari nawe umwegera ukamubwira ngo twiyunge. Sizbiri kubyumva. Ndi kubyumva. Ntabwo niba abanyarwanda bazaza hano kuri kamera ngo mbaryarye ngo nanga runaka nkunda nawe ya. Je nkunda umuntu ukora ibintu bimeze ngo biri ku murongo w'umunyarwanda. Umunyarwanda agenda atya. Sizbiri kubyumva. Je nakubwira incuro zirenga ebyiri
uri kumva icyo kintu muyoboke Alex yagerageje kwegera afata ku mavuta ngo biyunge bikanga mbere yuko bagana inkiko mbere ko banamufunga mbere yuko banajya mu bintu by'inkiko yego kama bakambwira ati ibi bintu bigize icyaha mbabarira tubireke akanamusanga no ku kazi buriye umuntu witwa Jado Kabanda boss isibo yaragejeje kubunga inshuro nyinshi mbirebesha amaso yanjye yombi kubyumva ibaza umuntu nyine ibaze reba ari abantu bagutangiriye bashaka kukuvutsa ubuzima yego reba abaye ari bo reba abaye ari wowe uwegereye ukababwira ngo turangize beef nuko nababuze ngo mbibabwire narababuze ngo mbibabwire yasaba ariko tubanze tugusake turebe ko nta ntwaro witwaye oya buriya ngewe yo kwihorera Daniel buriya nuko utabizi ntukajya umbana uku ugire ngo izi mbaraga nzoshobora kuzikoresha mu buryo bwo kugira ngo ngire umuntu nabi cyangwa genda wa muntu ushobora kungeraho nkakubaza turashaka iki ukansubiza ndashaka gukubita urushyi kwitama nkari guhuga kubita ukagenda ariko toteye rya kabiri ngiye nkubita amatama yombi ngakubita umugongo n'inda n'amaguru n'umutwe n'amaboko nta gice usigaza nta gice ntakubitaho iyo wototeye rya kabiri ariko irya mbere ryo warishakaga warishatse urikubitaho kunyegereza nshatse kukubwira ngo nk'aba bajene baraje bakubita uruhande rumwe bagarutse gukubita urwa kabiri mpora n'atari muzima si ukuvuga ngo nta n'umwe atahari muzima nabaguhumekana ariko byakugora gutaha uko waje ubwo harabataha mu tugare batwana muri ambulance nibyo nawe nyine wumvaga ni kuko uruhande rumwe bararukubise ugerageje kototera urwa kabiri imbaraga mfite zose nazikoresha zose nibyo ndi kukubwira ibaze The Ben bra yagereje kwiyunga na fata ku mavuta inshuro nyinshi bimwe bakanahura rimwe bikivangamo n'abandi bimwe nyine utuntu nk'utwo ngutwo byose nkubwira byabaga byatangijwe na The Ben witwa ko yakorewe ikosa kugira biyunge kandi mu buvuze bajyaga kumureba The Ben ntawe urimo oya ndi kukubwira ngi ibyo nzerega nk'umunyamakuru ijana ku ijana ishuri imwe ebyiri The Ben yamagaye fata ku mavuta bagerageze kwiyunga bikanga atari no kwiyunga bindi wambabariye sizwe kubyumva ibi byitwa ibyaha ariko bigapfira hese ntekereza ko ntago najya mu mutima afata ku mavuta umenye ngo byaterwaga n'iki ariko iyo wagaragara afata ku mavuta arabwira urambabariye ase nakoze iki tuntu nk'utwo dusanzwe ariko icyo ndi kuvuga mu makosa yose yaba yarakoze ntabwo fata ku mavuta yari umuntu wo kujya gufungwa dufite abantu benshi bakwiye kuvuga aka kanya bari muri gereza sizo uri kubyumva by'umwihariko mbisubiremo nanabiteguza abantu umuntu wiba umutungo wa rubanda sizo uri kubyumva uwo muntu we ahava akagera abimenye ko mwanga urunuka nanga umujura n'igisa nacyo uwa kabiri umuntu urenganya abaturage ubundi abo bantu buriya njye sinakubeshya nabivugire kuri kamera ya Kim TV haba bibaye byiza abo bantu bajya bafatwa nk'abantu bagambaniye igihugu ukamukatira nk'imyaka nka 90 imyaka 90 muri gereza maruza umuntu wiba rubanda umuntu wiba miliyari 2 zazigenewe mu muhanda akazitwara akazirya wenyine uwo je banyita mucapakazi uwo ngo direct ahubwo bibaye byiza bajya bamumanika kuko abo bantu bari babi umuntu abari corrupted ku kigero cya nyuma uzu umuntu wumva ukumva bari gukora umushinga uzafasha abana b'abanyarwanda kwiga ngo shanga amafaranga yaranyereje ngo ni meya w'akare nta kindi kintu twaba tukiri kuvugana ukumva umuturage araje umuturage nta bundi bumenyi afite n'umuturage ntaki aho kugira mufashe kubona ibyangombwa bye by'ubutaka uramusiragije imyaka ibaye 2 direct ahubwo hakajyazamo no kubanyaga mbere yo kugukatira bakabanza kukunyaga kumva ibyari byo abantu nibo twakwiye kuba turi kwirukankaho bakatwereka igisambo bavuga iki cyo muri rurango cyavuze ngo miliyari 5 ngo zaragiye bakabanza kutwereka nk'ibisambo nk'icumi bakabitereka ari byibye miliyari z'abaturage akibaze ibaza umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ibaze gutangaza mu miliyari 5
zakoreshejwe nabi zarabuze kumva umuntu arakubwiye ngo hari imodoka dufite ngo turi kigo ngo esanse 500 ku munsi. Iyo modoka ko yaba itagenda ayo mafaranga ni imisoro y'abaturage ntiyagenda kuri uyu mubumbe. None se kwerekwa ko ngo hari ikigo ngo cyakoreshaga ngo imodoka zitwa Burende zimwe amafaranga nakuri imbere y'inteko. Mbwira umuntu atawe muri yombi ngumvishe. Ntago namwumvise. None nibyo nisabira ribu kutwereka ibisambo byatoboye inzu ni byiza, ariko niba tutwereka ibisambo byiba rubanda babo nibo dukeneye gutera amabuye byaza essence za miliyoni. Ibaze ngo imodoka imwe 500,000 cya miliyoni ku munsi na bya biti bya 500 500. Urara abo mutazi none bakoresha imeza z'300 akameza kano ugasanga nk'iyo ntebe hano nahoze ndeba ifoto. Reka tuse nk'abayifashisha aho tutanga urugero rw'ibyo ngibyo wari uri kuvuga. Nanayipostinze kuri status. Umuntu yayipostinze hariho ikiraro. Ni ukuvuga ngo nakagezi kanyura hagati bisa nabyita imisozi y'ibinogo bibiri cyambukiranye ibinogo. Hariho n'intuza n'utuntu tw'uduti gutya. Uduti tukiri tubise rwose. Hagaze abajene ntazi ngo ni bande batanagaragara fresh handi hejuru banditseho baripostinze bandikaho ngo mu gihugu cya Kongo hatashywe ikiraro cyatwaye asaga miliyoni 500 z'amadolari. Ibyo bintu kirareba ibintu nsomye ntawe ureba ibyo bintu. Urwo ni rwo rugero rwiza rw'ibintu urimo unavuga kugira ngo byumve ibi bintu mu byita abantu rero kuri status bakajyana ni blague kugeza wicaye. Ikinyamakuru cyo muri Kongo kikakwereka nk'ikiraro baherutse gutaha cya miliyoni 40 z'idolari. Coach sari sawa bakwereka ikiraro cya miliyoni 40 z'idolari baherutse gutaha. Isoni zakwica. Uri kubyumva? Isoni zakwica. Niyo mpamvu mvuga nti Okim nyabuneka iki gitekerezo wumva ndi kucyandikira ibaruwa ndashaka abantu nk'abangaye bazamfasha kugikompoza cyizewe. Dusaba inteko ishinga amategeko y'u Rwanda gushyiraho umutwe w'abagenzuzi bigenga. Nushaka ari wo mutwe uzadutwara amafaranga kuruta iyindi yose. Ku buryo umuturage arenga abagenzuzi bagira iki bigenga. Kuko reka nkubwire kimo mu bintu bituma aka karengane n'ibi bintu turi kuvuga bya ruswa n'ibyo twavugaga twagaragazaga bihererekanya bikanaramba. Nuko urabwira umuturage ngo genda urege gitifu w'akagari kwa gitifu w'umurenge bararana mu kabari basangira. Hoya najya ahubwo ku mugenzuzi wigenga ari ujya kubimukurikirana kugira wa mutekano w'umuturage ukomeze ubungabungwa atazana baharasi cyaka akarenganywa kubera ko yahaye amakuru gitifu w'umurenge. Sizwe ko byumva uri kubisobanukira ibyo bari abantu twakwe kubafata nk'abagambanyi b'igihugu bateye ubwoba kuko dufata umuntu ngo yiyunze n'abantu banditse amaretere byarangiye ikirego twasiye turavuga tuti dora abanyarwanda nabangaba bicara bakiyunga bakavuga bati twababariye umuntu undi akavuga yego byakunze uwo muntu ngo tugiye kumukatira ngari ufungwa. Ni kibazo umuntu ufite adresse ufata ku mavuta ufite adresse oya niyo mubwira ku ruhande rumwe nababaye ariko at the same time sinatungurwa uko maze kumenyera ko icyo kintu cyo gukangisha abantu gereza umuntu wese tunagemo umuntu wese tunagemo ese muzabashyira bakumva ko buri muntu wese yafungwa muzabashyira mwaje mwumvira ministry ka hari ari ubagenga umuministri utazajya tubwira ngo twunga abantu duhore tubanaga ceboro byararangiye. Niyo mpamvu umuntu asigaye agiwawa gusubira yakumva nta bikaze kuko yahamenyereye ahantu wasanzwe ku mwaka se ni ikisamezi 12 teknolojia. Abazi mu Nyakabanda bo barabizi ko bajyaga barekura natwe twandikaga imyenda ntitwongere bararekuraga n'abanikaga imyenda bakabireka. Iwawa bisi yahageze twayibonye. Bisi yageze ku karere ka Nyarugenge twayibonye ko yahageze. Duhanahanya amakuru mu magroupe y'aba volontaire ati gurya ati bahageze. Ngerongera kwanika imyenda hanze yahamaraga iminsi 3 itarumuka. Sawa azi muri Karabaye bazakora. Daniel rero tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Yego ndakubaza muri aya magambo. Umuntu bita afata ku mavuta yego yahakanye yivuye inyuma ikintu cyitwa ibiyobyabwenge ndetse yewe kenshi cyane mu rukiko asaba ko yajyanwa gupima. Yego bakagenda bakamupima bakazana ibyo bipimo kuko yavugaga ngo ibyo bavuga nta nubwo azi ari ibyahe ntago azi
uko ibyo bipimo byaje. Uyu munsi icyo cyaha cyamuhamye. ndi kubyumva. Mu mboni zawe ibi bintu ubihuza gute no kuba umwe ahakana ko ibyo bipimo atazi ari n'ibyande Yego. no kuba icyaha cyaje kimuhama? Reka nkubwire realite. Sinzi uri kubyumva. Ngewe ibintu bita kurya imboga no guceceka no kurya indimi ntibimbarizwaho. Bushize mwagiye mu rubanza rw'umushinjacyaha witwa Kamarade. Umushinja Cyaha. umukozi wa leta. Yego. Yari yafungiwe iki? Indonke na ruswa y'igitsina. Uzahamagara umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr. Thierry Murangira. Maze uti mwirukana abakozi byagenze bite? Cyangwa usoma iteka rya perezida rya 2018 rishyiraho RIB. Urebe. Bivuze ngo 100%. Twagakwiye kubera ko turi mu bihugu bifite ubutabera bwa mbere. Sinzi uri kubyumva. Ubutabera nyine. Nukuvuga ngo niba umuntu uri kuburana cyangwa kurikirana icyaha runaka atanze claim nk'iriya mu rukiko kuko ari kuburana ntago ari hamwe icyaha, aravuze ngo njyewe nta biyobyabwenge nanyweye kuko ibyo bapimye ntago bigeze bampima, ubundi agakwiye kuba direct babagenzuzi navugaga. Sinzi uri kubyumva. Birababaje kuba umuntu ahaguruka akavuga ngo njyewe ntibyabaye ari kuburana atari hamwe icyaha, akanasaba ko byaba, agasaba ko ibyo bintu byongera kuba. Ibyo bintu twabiblafinga tukumva ni ibintu bisanzwe. Birababaje. Birababaje. Bagakwiye guhita bamupima direct. Hagakwiye kuba hariho direct. Ubwo ako umusiko maye diro. Hagakwiye kuba hariho umuryango utegamiye kuri leta ushinzwe uburenganzira bw'imfungwa b'abagororwa n'abagororwa. Direct agitanga iyo claim. Twahita natwe turegera urukiko. Twahita turega RIB byihuse. Twahita tuyirega ikongera ikagira iki? Ikagaragaza iperereza bakoze bakanarisubiramo ko turi igihugu cyigenga. Monsieur, sizi uri kubyumva? Ndi kubyumva. Ibyo bintu rero byara mu bintu byambabaje. Okay, buriya nakugurira akantu bibaye ngo urakoze cyane. Mu bintu byambabaje man, seriously byambabaje. Simvuga ko fata amavuta ari mukuru. Ashobora kubona we yabeshya ko n'umuntu. Ariko ni claim akoze. Afite uburenganzira nk'umugororwa utaranamwa n'icyaha kameme. Afite uburenganzira 100%. Birakwiye ko director kivuga ati umva nta byabayeho ntago bampimye. Sizi uri kubyumva. Bagakwiye kwita basaba urukiko bati twebwe nk'urwego rw'ubugenzacyaha dore amashusho turi gupima uno muntu. Mwabyeretswe mu rukiko. Mwabyeretswe mu rukiko. Ntago twabibonye. Simbura ubwo butabera ntago bwuzuye. Uzatanga igitekerezo. Awa. Ngira abadepite babiruze. Ngira abadepite babiruze. Ntago ntuye muri izi quartier. Ngira abasenateri babiruze. Ntago ntuye muri izi quartier. Ngira abaminisitiri batatuze. Baminisitiri batatu. Nimukiye hano ijumani nibwo nageze. Usintu gisekeje se? Ushaka kugira ngo ibyo bintu ngo niwe munyarwanda utabizi. Fata mikoro na kamera uzenguruke hano. Uzenguruke iyi hoteli irimo abantu nabonye irimo abantu twabarira bafatika. Sibyo? Uzenguruke umuntu uri bikora ibyo bibazo bitatu nguhaye. Ubari abantu babikora n'abatabikora. Umva uburyo bisekeje. Dani Rurema ndajya guha igitekerezo abadepite ntazi ntarabona. Bahora ngo muri biro ngo bari muri komisiyo ngishinzwe ngo bari muri komisiyo ngishinzwe. Dani. Yes. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane Monsieur Kim. Reka njye gukora uwo mukoro umpaye. Ndawuguhaye. Reka ngukore ndaguha feedback y'ibyo nakuye. Cyane. Shimiye na buri muntu wese twabanye muri iki kiganiro. Mbabwira ati mukore subscribe, share, like, comment niyo nkunga tubasaba. Aho kubasaba amafaranga ni mukora ibiki. Amafaranga ikindi cya kabiri okay. Nyabuna mujye mutanga ibitekerezo. Buriya ntago utanga igitekerezo ari gutaza mugenzi wawe. Oya. Tanga igitekerezo ariko nawe ubona ari ibintu twakaca tukaganiraho. Vuga ariko ikintu danavuga cy'abagenzuzi ntumva gutya. Mubohoke muvuge aho kujya kwimanuka kwa makuza utubone ngumana y'imyaka 25 ari kwimanika ngo pa ubwonko busandara yarahaze. Dani ndagushimiye. Akoze cyane okay.